Isosi yanjye itogode. Nari maze kwarura umuceri murabona ukuntu usa. Urasa neza, uraryoshye umuceri uva ubwiza ukuri n'uteka ugasanga utaryoshye. Uzambwire hano rero nahise mpitamo gukora salade. Nahise nkora salade So guys, izi ni za nyama zacu rero natogosheje. Ngiye gushyiramo umunyu. Shyiramo akunyu gake. Hano maze gushyiramo umunyu, murabona dutegereje ko zitogota zigashya nubwo zatinze. Meze neza ndashimana. Uyu munsi rero muze dutekane umuceri urimo inyama. Tugiye gutangira dutogosa inyama zacu. Ntabwo ari pilawu tugiye guteka ariko ni umuceri uvanze n'inyama. Muze mbereke ukuntu mbikora nawe uzabigerageze cyangwa se uko uzakuryohera. Muze tukorane tubereke uko ngiye guteka step by step. Uze kureba nyine step zose ntihagire n'akantu kamwe kagucika. Uze kureba video kugeza irangiye. Niba uri mushyashya do subscribe, niba warakoze subscribe, thank you so much mana. Iguhe umugisha, warakoze cyane kuko ukora subscribe kandi nawe ukomeza kutureba. Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye kuba ukomeza kureba ibiganiro byacu. Reka rero dutangire turonka inyama tuzitogose, then tuze dukarange n'umuceri wacu uraba uryoshye cyane. Byacu tugiye kubishyira mu zacu tugiye gutogosa. Niba rero ushyizemo ibitunguru ngiye gushyiramo na tungurusumu. Ushyiramo na tungurusumu nari naziseye nazisize. Ngiye gushyiramo na curry powder. Ukunda ushaka washyiramo paprika, washyiramo black pepper, washyiramo turmeric, washyiramo beef masala, ibirungo by'ifu byose ukunda wabishyira. Rero babishyiramo ibintu byawe by'ifu nyine ushyiramo bitewe n'ibyo ukunda n'ibyo ufite akaba ari gushyiramo. Urahita upfundikira ukajya gutogosa za nyama zagiye kuzipfundikira ugiye kuzitogosa. Tuze tugaruka dutunganye ibindi bintu tugiye gukoresha mu gihe tuba turindiriye ko inyama zacu zishya. So guys, izi ni za nyama zacu rero natogosheje. Ngiye gushyiramo umunyu. Shyiramo akunyu gake. Hano maze gushyiramo umunyu, murabona dutegereje ko zitogota zigashya nubwo zatinze. Y'umuhondo, ukoreshemo iy'icyatsi, ukoreshemo n'iy'umutuku. Ako umutuku ufite ko ni gato ariko hanyuma n'igitunguru. Ibi ni ibirungo ngiye gukata turi bukoreshe mu muceri. Gukaranga wa muceri wacu.
ibirungo byanjye ndaje kubikata rero no kubisa uko bingana n'ibyo ndi bukoreshe mu guteka wa muceri wacu. Tugiye kureba noneho inyama zacu niba zahiye. Rero inyama zacu twahise tujya kureba, nasanze zimaze gushya, zari zahiye. Iyo usanze zahiye rero urazarura ukazikura muri wa mufa. None nari ndi kuzarura kubera ko uyu mufa niwo turi butekemo umuceri, ntago ubumena. Ibyo ni mumaze kumenyera, ntago amazi wakoresheje utogosa ibiribwa ibyo ari byo byose ntago ari byiza kuyamena, ko intungamubiri ziba zirimo, ziba zikirimo, haba hakirimo amavitamine. Rero ahangaha nari maze gukuramo, nimaze kuzarura inyama zishizemo, akinyama nari naguze ziba zifite ikintu bita ibinure basi, byari hatari. Aha rero nari ndi kureba ko ntayisigayemo. Hano zari zimaze gushiramo, hasigayemo ibitunguru. Bya bitunguru nakatiyemo byo ubirekeramo nta kibazo. And then izi nizo nyama tugiye guteka ku ruhande. Twahise tujya gushyira kuri gaze wa muceri wacu, wa mufa wacu. Murabona ko umuceri nari maze kuwuronga, nahise nshyiramo umuceri. Ushyiramo umuceri ugapfundikira ariko ugashyira ku muriro mukeya. Ibi rero ni bya birungo byacu. Agapavuro naje kubona ari gatoya, nza kongeraho, nagiye gushaka indi ku muhanda. Aha rero za nyama zacu ikintu zikorera, uhita ufata amavuta makeya ugashyira ku ipanu, ukazinyuza mu mavuta nyine, ukazishyira ku ipanu kugira zifate akarange, uze kuzirya nyine wumva kariya muri kurya pani. Ibintu biraho. Umuceri wacu rero wari umaze gushya, hano wari umaze kumuka, umaze gushya. Tugiye gukaranga zino nyama. Nano zari zatangiye gufata akarange, nari ntangiye kugenda mpindura, ugenda uhindura nyine kugira zitaza gushirira, ukagenda uhindura ahari hasi ugashyira hejuru kugira hose haze kuba hafite agasura keza, haze kuba hafashe irange. Uzinyuza mu mavuta nyine ukaziteka. Hano rero byari bimaze kuba neza. Nano zari zimaze gusa neza, urabona ko irange ryamaze gufata, zamaze gufata irange. Ahangahe nta kindi kintu gikurikiraho, uhita uzarura. Iyo zimaze gufata irange gutya, urazarura ukazikora muri aya mavuta. Aha rero nari ngiye kuzarura, nari ntangiye kwarura kamwe kubera ko ntabwo nari nazishyiriyemo rimwe. Niyo mpamvu uri kubona ndi kugenda nkuramo izo nashyizemo mbere, nizo ndi kwarura ko nizo zamaze gufata irange mbere nyine. Ugenda nyine ureba izafashe irange ukagenda uzikuramo kugira zitaza gushirira. Kurangira rero hano dushyiraho bya birungo byacu. Ibyo birungo byacu rero ahangaha rero niho tugiye guteka umuceri. Urabikaranga neza, byamara gushya, ariko ntabwo ubihisha cyane nyine ku bantu babikunda, ariko iyo bitabikunda urabihisha nyine cyane. Ariko njye nkunda kubirya nyine ndi kumva akantu gakucagurika tu, mba numva aribwo biryoshye nyine. Ntabwo narihishije cyane, nahise nshyiramo akamagi. Muri ziriya nyama zitogosa nabwo nari nashyizemo magi imwe, na hano nshyizemo indi magi. Hanyuma iyo uri gutogosa umuceri ushyiramo umunyu. Niyo uri gutogosa inyama bashyizemo akunyu, nyine ushyiramo akunyu bitewe n'ibiryo utetse uko bingana. Ntabwo hano rero nigeze nongeramo umunyu, ahubwo nashyizemo akamagi gusa. Hano rero nari nkiri kubikaranga ndi kureba bimeze bite. Hano byari bitangiye gushya, bitangiye guhindura ibara. Nabiretse rero. Hano ndi kubereka ushyira ku kariro gakeya iyo ugiye gushyira mu muceri. Iyo umaze kubikaranga bya birungo byose ushyira ku kariro gake. Hano rero nahise nshyiramo umuceri, ntabwo mbereka ngo ushyiramo umuceri ugatera hejuru. Ntabwo ukoresha akababiro kuko iyo ukoresheje akadaho
bituma umuceri ufatana. Rero uterera hejuru then ugahita urambikamo na za nyama ukaguma utera hejuru bikivanga. Aha ngaha rero nahise nkora isosi ku ruhande kuko nabonaga byumye byatari ati hari abantu bashobora kuza kutabishobora. Aha ngaha rero nahise nkora isosi, hari inyama nari nasigaje nkeya ntari nanyujije mu mavuta. Urabona umuceri wacu wamaze gushya urasa neza. Uyu muceri wari uri guhumura nshuti z'Imana, nubwo uracyari kumpumurira pe. Aha ngaha rero isosi yanjye nayo yari itangiye gushya, ndashyiramo akunyu, ushyiramo akunyu rero ugashyiramo ibirungo by'ifu ufite usanzwe ukoresha. Njye nashyizemo beef masala, nshyiramo beef masala, nshyiramo na curry powder, nshyiramo na sauce tomate. Ntago ibirungo byifungiye nkunda byinshi, nta nubwo ngira byinshi. Hano rero nari gushyiramo agasosi tomate kugira agasosi kaze kuba gasamo umutuku ukuntu buriya agasosi iyo gatukuye kaba karyoshye. Aha rero nashyizemo n'agasoya sauce, shyiramo n'agasoya sauce gake, then ukaguma ukavanga. Rero nari maze kuvanga, maze gushyiramo za nyama zanjye, za nyama zanjye nari nasize ntari nanyujije mu mavuta, zari nkeya nyine ariko zankoreye isosi nifuzaga. Aha ngaha rero nahise mpfundikira isosi yanjye itomate. Nari maze kwara umuceri, murabona ukuntu usa, urasa neza, uraryoshye umuceri, umva ubwiza ukuri, n'uteka ugasanga utaryoshye uzambwire. Hano rero nahise mpitamo gukora salade, nahise nkora salade y'amamayoneze. Isosi njye ntayo nigeze ndya kuko numvaga wapi, umuceri wari uryoshye ku rwego rw'uko numvaga nishyiramo isosi itari buryohere uko mbishaka. Aha rero nari gutesitinga, uyu muceri wari uryoshye ijana. Mana mvuga iki, 100%, igihumbi ku gihumbi. Uyu muceri uraryoshye, uzawuteke, nutakuryohera uzazumbwira, ariko ikintu nakubwira cyo nuko uryoshye byatari. So mwakoze rero kunkurikira, mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha, thank you so much. Mukore subscribe. Imana ibahe umugisha, nawe utaha, bye bye, tuzasubira, ndabakunda.